Ryari ishyamba riteye ubwoba, bavugaga ko ribamo impyisi, ibisamagwe, ibirura, yewe bagakabya ngo habamo intare, ingwe n'izindi nyamaswa z'inkazi ziryana. Nta muntu n'umwe watinyukaga kurigeramo kandi ntiryari rifite nyiraryo, cyane ko wabaga yizeye mu guhangana n'igikoko nk'impyisi cyangwa imbwa z'ishyamba yajyagamo akitemeramo ibyo gucana. Kubera kugenda baritema ibyo ku ruhande bagatinya kujyamo hagati, ibiti birebire niho byari bisigaye, ku nkengero zaryo hasigaye ibishibuka, uburyo noneho nta muntu wahirahiraga kuryegera. Kugira ngo umuntu arigere havuye ku rugo rwa mbere wakwita ko rwari ruryegereye, yabaga akoresheje amasaha 2 n'amaguru. Hagati aho mu ishyamba, ababashije kugeramo babonyemo uruzi, ariko nabwo bagakabya bavuga ko habamo ingona nini cyane ziba ziryamiye hejuru, harimo imvubu n'ibindi bikoko biba mu mazi. Ryari ishyamba rizwi mu gihugu hose, buri wese utararibona cyangwa ngo arigeremo aribaruka byumva. Muri iyo minsi hari umusore wari uri kwitegura kubana n'umukobwa yakundaga urwo gupfa. Bari barasabye, barakoye, hasigaye iminsi mike gusa ngo babane nk'umugabo n'umugore, mbese basezerane mu mategeko imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Hari mu kwezi kubanziriza uko imvura yagwagamo ari nyinshi ku buryo abantu baburaga inkwi zo gutekesha, bakagira ubwo basi ibitanda byabo bakabicana, cyangwa bakaba bacana ibintu bishaje nk'inkweto za bodaboda, amajerekani, ibikoba n'ibindi byashoboraga kwaka. Bose bari baratinye kujya kwitemera ibiti muri iryo shyamba ryari riteye ubwoba, cyane ko bavuga ko ryari kure cyane. Uwo musore rero witwaga Mugenga, we yiyemeje kujya gutemamo ibiti kugira ngo ibyo bihe by'imvura nibigera yarashatse umugore batazabura inkwi zo gutekesha bakiri mu kwezi kwa buki. Guhera uwo munsi yari yiyemeje kujya akitemera ibiti byinshi ku buryo ari kumara ukwezi kose abitunda byasa kugira ngo atazabura inkwi, ndetse yumvaga azazigurisha agakora umushinga wo kugurisha abandi inkwi mu bihe by'imvura. Gusa mbere yo kujyaho yibutse ukuntu riteye ubwoba, yitwaza umuheto n'imyambi biza byiyongera ku muhoro n'ishoka yari yitwaje byo gutema ibiti, avuga ati nihagira inyamaswa insagarira ndayica. Mugenga yari umusore muremure, ufite ibituza bigari, ufite isura nziza n'uruhu runyerera, mbese ntacyo wamushinja, kandi yari umunyamwete. Yagiraga impuhwe ku rwego rwo hejuru, yitonda, avuga make, abakobwa bose b'iwabo mu gace bamukunda. Gusa yari yarahisemo umwe bitegura no kubana. Icyakora ntiyari atunze ibya mirenge, kuko yabagaho mu buzima bwo gukora ibiraka abandi bagabo bo mu gace k'iwabo bakoraga. Yakoze urugendo yerekeza muri rya shyamba ahagana ama saa 2 zo mu gitondo, bivuze ko yari kugera mu ishyamba mu masaa 4. Yageze ku ishyamba abona ibishibu byarashibutse ku bwinshi, ku buryo umuntu uri muri metero atari gupfa kumubona. Yatangiye gutekereza ko hashobora kuba harimo ibinyamaswa byishemo, agenda bitemagura akoramo inzira. Ibyo bishibu byari bikiri bito ku buryo bitari kuvamo inkwi. Yigiye imbere, icyatsi kimukora hataruka ngo wasanga ari inzoka, kubw'amahirwe arabirenga atangira kugera ku biti birebire cyane. Yari amaze kugenda nk'iminota 35 avuye aho ishyamba ritangiriye. Akirigeramo, ataratema igiti cya mbere, yabonye inkweto zuzuye ivumbi, bigaragara ko nyirazo yakoze urugendo rurerure. Yarebye hirya areba no hino, abura umuntu, areba hepfo areba haruguru abura umuntu. Yumvise agizemo ubwoba buke, atangira kwibaza aho nyirazo yaba ari, kandi yabonaga byanga bikunda ari z'umukobwa. Akiri kubyibazaho yumvise amazi amuguye mu mugongo, kandi izuba ryari ryinshi n'ibime byashize, ku buryo bitari kuba bigitonyanga muri ayo masaha y'ahagana saa 5. Yarebye hejuru ho gato abona umukobwa ari mu mugozi ari gusamba atangiye gutera imigeri. Si amazi yaramuguyeho, ahubwo nuko yaragiye gupfa atangiye kwiyanduza. Hano nizere ko byumvikana nk'umuntu uri kwiyahura agiye gupfa, niko bigenda. Umusore yagize ubwoba, agira ubwoba bwinshi cyane bidasanzwe, buri cyo gukora, ari nako umukobwa akomeje gusamba. Mugenga yashatse gutema icyo giti, gusa abona nta gitema biramutinza, kandi wenda kikaba cyamugwa hejuru. Yabonye nabwo nacyurira akamukura mu mugozi biramutinza. Uwo mwanya ahita afata umuhoro we, ishoka, umuheto n'imyamba bisiga hasi, azamuka vuba vuba agera kuri wa mugozi hejuru gato y'umutwe w'uwo mukobwa, hanyuma gutema atitaye kuko uwo mukobwa aragwaze nko muri metero 3, kuko umugozi wari hejuru cyane. Umukobwa ahise amanuka agwa hasi, agwa hejuru ya yashoka, imyambi n'umuheta bibanzaho ikibuno. Icyakora ishoka yafashe ku ruhande rw'akaguru hakomeretsa cyane, ariko yari ifashe mu nyama gusa itangije igufwa, mbese kuraho uruhu. Imyambi nayo imujomba ku matako no kunda, kubw'amahirwe nayo isa n'imuhushura, ariko ntibyamubujije gukomereka cyane. Si kuri ibyo bikoresho gusa, kuko yanaguye mu mabuye yari hasi aho, aramukomeretsa kuri rwa rwego buri wese yatekereza kumva agize ubwoba. Mugenga amaze kubona uko uwo mukobwa amanutse akagwa muri ibyo bintu byose bikamukomeretsa akavirirana, yamanutse azi ko umukobwa apfuye, afite ubwoba bwinshi. Yururutse vuba ahita amukura umugozi mu ijosi, umukobwa ariruhutse ariko umwuka udasohoka neza. Hanyuma Mugenga aramuterura amuvana muri ya mabuye, gusa yari mato cyane, amuvana muri iyo shoka n'iyo myambi, amuryamisha ku ruhande, ari nakagerageza kumukandakanda kunda nahe hose ngo arebe ko yamufasha kwinjiza umwuka neza, nubwo nawe ibyo yakoraga yumvaga atabyizeye. Nk'uko babivuze, nubwo bamwe bashyiragamo amakabya nkuru, akimurambika ku ruhande yabonye igitero cy'imbwa z'ishyamba zigera nko muri 7 ziza ziruka zibasatira.
yazitiyemo amabuye yari hafi aho, zimwe arazihamya zishaka gusubira inyuma zihagararaho gato, izindi nazo zikomeza kuza. Yibuka ko iruhande rwe hari imyamba, atangira kuzirasa. Arasa iya mbere, arasa iya kabiri, arasa iya gatatu, agera ku ya gatanu. Izindi ebyiri zisigaye zamugezeho zatangiye kumwataka. Yirwanyeho zikomeza kumukurura amapantaro n'imbaraga nyinshi ariko zitagera ku mubiri. Kubw'amahirwe arazishikuza yigira inyuma gato, nazo zihita zerekeza aho yari yaryamishije wa mukobwa wari utangiye gukorora gake gake. Zikimusatira, Mugenga yafashe umwambaro asama imwe biguye hasi. Imyambi yari imwegereye yose irashira kuko indi yari ikishinze mu mbwa esheshatu yari amaze kwica. Yafashe ishoka agenda yiruka, imbwa nayo iri gusatira ijosi rya wa mukobwa. Uwo mwanya yikubise ishoka ihita ihindukira ishaka kumwataka, yigira inyuma gato yongeza indi. Uwo mwanya ihita igwa hejuru ya wa mukobwa, irapfa n'ishoka ikishinze mu mazuru kuko yarasamye ihita ayitema mu kanwa. Yafashe iyo mbwa yimukura hejuru, hanyuma nawe ariruhutsa. Ubwo kandi nako na wa mukobwa yasaga n'ukomeje gucika intege cyane kuko amaraso yamuvagamo ari menshi ariko bidakabije, gusa bigahurirana n'uko yaranagannye mu mugozi umwanya munini. Yaguye muri metero 3 kandi iyo mbwa nayo yari iremereye yamuguyeho, dore ko zimwe muri zo zari ibitumbi zibyibushye cyane, ukarenzaho n'urugendo yari yakoze agera mu ishyamba ryari ryitaruye ngo. Mugenga yumvaga ananiwe kuko yari amaze gukora ibintu byinshi bisaba imbaraga mu minota itageze no mu isaha imwe, ariko ibyari bisigaye nibyo byari byinshi kandi bigoye. Yakuyemo ishati yari yambaye, ikatamo uduce two guhambiriza hari ibisebe kuri uwo mukobwa wari wuzuye imyanda, aramuhanagura, hanyuma akusanya ibikoresho bye, ishoka, umuhoro, umuheto n'imyambi yari amaze gusohora mu ntumbi z'imbwa, aterura umukobwa amutwara ku bitugu. Yasohotse mu ishyamba anyura muri za nzira yari yakoresheje umuhoro, ariko yari afite ubwoba bwinshi. Yagiye yivugisha muri we ati, mbega umunsi we, ubu se mbyita ibyago, mbyita amahirwe, mbyita iki? Icya mbere sinabyita ibyago kandi nabaye ubuzima bw'uyu mukobwa. Ubundi si yarabahora. Yakomeje kugenda asohoka muri rya shyamba, akomeza gutekereza ati, sinabyita ibyago aramutse abayeho kuko naba mutabaye. Ariko uwo mukobwa mwiza atya wari wambaye ziriya nkweto z'udushumi zimeze kuriya, yavuze inkweto ahita yibuka ko yazisize mu ishyamba, aravuga ati uzi ko ndisize mu ishyamba, ubu se nsubireyo? Oya, ariko reka nikomereze, sinasubireyo. Ningira amahirwe nka mugezi wanjye ndabwira umukunzi wanjye mutizi zaba yambaye, nzamuguririza najya gusubira iwabo agenda zambaye. Yarongeye aravuga ati, nyamara ibi ni ibyago muye nabyo nubwo ndi kwirata ngo sibyo kuko ntabaye umuntu, cyangwa n'umuntu wamufasha amushyira mu mugozi. Uyu mukobwa mwiza ashobora kumfiraho, iyo ndeba nabi ziriya mbwa zari kumurya. Noneho ntashye n'agati na kamwe ncyuye, ariko ntaribi, uyu mukobwa nawe muzima nanjye ndiyita umugabo kuko nawe yawushyizwemo n'undi muntu nawe azanyita umutabazi. Uwo mukobwa yari mwiza cyane bitavugwa kandi agaragara nk'uwo mu bakire bakize cyane. Yari yambaye ijipo igeze mu mavi ariko ihenze cyane, mbese nta gihendutse yari yambaye. Yari yambaye agapira bize bitaga t-shirt, afite umusatsi uyagirana kandi ari karemano atari umwomekana, gusa nta saha cyangwa telefone yari afite. Mugenga yibazaga ukuntu umukobwa mwiza nk'uwo yiyahura noneho akajya mu ishyamba riteye ubwoba nk'iryo yari avuyemo. Akimara kurenga ishyamba yamushyize hasi, amukora ku mazuru ngo yumve ko ahumeka, gusa umukobwa yahise abumbura amaso. Mugenga abona ko ari muzima. Yaramuvugishije ati, uranyumva? Umukobwa yavuze mu ijwi riri hasi cyane ku buryo uretse kubona iminwa inyeganyeze Mugenga atamenye icyo avuze. Mugenga yahise akomeza agira ati, ihangane noneho kandi umbabarire kubwo kuba ngukuye mu mugozi, wenda wumvaga ko kubaho utakibikeneye, gusa kukurekeramo sinari kubikora, naba mbaye nk'utagira umutima. Sinzi icyabiguteye kandi wenda nanjye nakora nk'ibyo wari ukoze nkiyahura, ariko sinzi ko ari wo mwanzuro mwiza. Amaze kuvuga ibyo yatekereje ko wenda ari kumukomeretsa, avuga ati wenda wasanga hari umuntu bazanye akaba ari wamushyize mu mugozi. Yahise avuga ati, mbabarire niba uri kunyumva kandi nanone niba ari umuntu wabigukoze Imana izamuhana bikomeye. Niba bari bagushimuse rwose umbabarire nanjye simbizi. Wihangane rero, iwanjye ni kure ariko ndagerageza nihute, ningerayo ndakora uko nshoboye kose nkwiteho kandi uraza kumera neza. Urwo rugendo nubwo rwari rw'amasaha 2 ku musore wihuse ariko wananiwe nka Mugenga, ariko urugendo amasaha arenzayo kuko nubwo yihagararagaho ariko yari yarushye cyane bitewe n'umwanya yamaze ahanganye n'imbwa, agashyiramo gutwara ibikoresho yari azanye byo gutemesha ibiti ndetse n'uwo mukobwa yari atwaye ku bitugu. Izo nzira nta bantu bazinyuragamo, hari mu bihuru no mu bisambu gusa, utabona icyo utega ngo ugere mu rugo byihuse. Ikindi kandi wabo wa Mugenga hari hakiri ahantu hataratera imbere, nta baganga bahabaga, nta bitaro byahabaga, uretse ko hari abavuzi gakondo. Iyo bananirwaga kuvura umuntu yarapfaga cyangwa bakamujyana kure cyane mu rugendo rwashoboraga gufata nk'amasaha 5 n'amaguru, bakabona gutega imodoka. Yamugejeje iwe bwije, dore ko yari amaze igihe kigera nko ku kwezi atakiba iwabo kuko nyine yari yiteguye gukora ubukwe muri iyo minsi. Inzu niyo yari ikinze gusa, ibikoni byo ntibyari bikinze, ibyo bamwe bita amanegisi, gusa ku rugo cyangwa igipangu hari hariho urugi.
Akihagera yaryamishije umukobwa ku gitanda cye kuko yari afite matera imwe, atiteye ku kuba yari yanduye asa nabi. Amushyuhiriza amazi, hanyuma afata agatambaro agenda amukandakanda ahantu hose hashoboka, amukuraho ibitambaro yari yahambirije hari hakomeretse, ashyiraho imiti y'ibyatsi abantu baho bakoreshaga ku bikomere nk'ibyo, hanyuma aramuryamisha aramworosa. Yahise afata telefone ahamagara umukunzi we, gusa muri ayo masaha y'ijoro yabaga yayikuyeho kugira ngo abashe gusinzira. Mugenga amusobanurira ibyabaye byose, amubwira uko yagiye mu ishyamba agiye gutema ibiti bazacana nibabana mu bihe by'imvura nk'uko yari yabimubwiye. Amubwira iby'uwo mukobwa atari yakamenye ngo ni uwahe, yitwa nde, kuki yiyahuye. Amubwira uko yahanganye n'imbwa z'ishyamba n'ibindi. Hanyuma arenzaho amagambo agira ati, hagati aho se wiri ute mukunzi wanjye, njye meze neza kandi nizere ko nawe ari uko. Ubwo maze kugusobanurira uko ibintu byose bimeze rero, ugerageze utebuke uzi iwanyu ufashe kumwitaho, umuzanire imyenda yawe ahindura iyo yambaye kuko yacikaguritse, umuzanire n'imiti yo gusiga ku bisebe niba iwanyu ihari. Ntiwibagirwe inkweto kuko izena zisize mu ishyamba. Ndagukunda, urare neza mukundwa Germaine. Umukunzi we yitwaga Germaine. Mugenga yaratetse bihiye ajya kureba uko yakangura uwo mukobwa ngo amugaburire. Kubw'amahirwe yagiye mu cyumba amukoraho, aramubwira ati hangana ukanguke, nibiba bishoboka unywe kano gasosi nzahita kwica. Umukobwa nta mbaraga yari afite kandi byarumvikanaga, uretse no kuba yaravuye mu mugozi yaguye hasi no kugira muri iryo shyamba avuye ahantu kure na Mugenga atarazi, kandi nawe ubwe yarahakoreshaga amasaha 2 byari gutuma ananirwa. Yaramweguye, aramwiyegamiza, agerageza kumutamika agasosi yari atetse akoresheje akayiko gato. Umukobwa aramukundira arakanywa, amutamika ibiryo nabyo abirya gake gake, hanyuma amaze kumugaburira arongera aramuryamisha aramubwira ati ryama wenda buracye watangiye gutora agatege tunavugane. Mugenga nta handi ho kurara yari afite. Kubw'amahirwe yari afite ikirago yakuye iwabo, hanyuma aragisasa yiyorosa agashuka kamwe yarasigaranye kuko utundi yari yaduhaye uwo mukobwa. Yaryamye afite ubwoba, mu ijoro hagati yumva yajya kureba niba akiri muzima, ariko aravuga ati atabibona nabi wenda agakeka ko hari ikindi nshaka. Yari afite ubwoba yibaza ati ese uyu mukobwa arakanguka ari muzima? Yumvaga ahangayitse ariko akongera akishyiramo icyizere cy'uko wenda ubwo yabashije kurya kandi amaraso akaba yahagaze kuva yashyize imiti ku bisebe wenda araramuka amahoro. Mu rukerera ahagana saa 11 z'ijoro, umukunzi wa Mugenga ariwe Germaine yarakangutse. Muri icyo gitondo hari radiyo yakundaga gucuranga kuko yanyuzagaho uturirimbo twa karahanyuze. Hanyuma agifungura telefone abona umukunzi we yamwandikiye ubutumwa burebure cyane. Yarabusomye umutima urahagarara, ararakara cyane yumva agiye guturika umutima. Yaribajije ati bishoboka bite ko yararana n'umukobwa mu nzu ari babiri gusa, ariko beshya ngo yamukuye mu mugozi mu ishyamba n'ibindi byose kugira ngo numve ko nta cyabaye. Bararanye uko byagenda kose. Uwo mwanya yahise atangira kurira yigaragura mu buriri avuga ati mugiye ntabwo mbyumva, ni gute umbwira ngo wararanye n'umukobwa ukambeshya ngo yiyahuye umukura mu mugozi uramutabara, ukambeshya ngo wishe imbwa 7 ngo nkunde numve ko kaze, warangiza ngo umukobwa mwararanye ku buriri bumwe muri kunshi inyuma ngo muzanire imyenda. Germaine yakomeje kurira, ibyo gucuranga radiyo yarabireka akomeza gusoma ubutumwa kenshi abusubiramo. Yageze aho soma yitonze arekeraho kurira yitsa umutima, asoma asohorejwe igahora ati sha uyu munsi nagiye mu ishyamba nk'uko nari nabikubwiye ko nzajya gusenya, nako gushaka inkwi, nako gutashya, ariko ibyambayeho nagahomamunwa, sinzi niba urabyumva kuko ntibyoroshye. Germaine yabaye ahagazeho gatari imyoza aravuga ati nyine ntabwo nabyumva, ni gute nakumva ko waraye inshi inyuma warangiza ukabimbwira? Ni gute umbwira ko iyo nzu irimo igitanda kimwe na matera imwe umbwira ko wararanyemo n'umukobwa? Basi wenda iyo aba ari umuhungu nari kubyumva, cyangwa wenda ukambwira ngo wamugejeje mu rugo ujya kumucumbikisha, none ngo mwararanye. Yakomeje gusoma ubwo butumwa bwa Mugenga agira ati ugerageze utebuke uzi iwanjye umfashe kumwitaho, umuzanire imyenda yawe ahindura iyo yambaye kuko yacikaguritse, umuzanire n'imiti yo gusiga ku bisebe niba iwanyu ihari. Ntiwibagirwe inkweto kuko ize nazisize mu ishyamba. Ndagukunda, urare neza mukundwa Germaine. Germaine yahise aturika ararira aravuga ati ntiwabinkora Mugenga we, ukuntu nakwizeraga sinari nzi ko wankora ibintu nk'ibi, ukampindura ikigoryi warangiza ngo nze ndebe iyo ndaya. Germaine yakomeje kurira amarira hafi kumushyiramo, atekereza ukuntu umusore mwiza nka Mugenga nk'uko yabibonaga ufite igihagararo cyifuzwa n'abakobwa ukuntu yararana n'umukobwa mu nzu ntamwifuze, kandi ibikoni Mugenga yari ari kubaka ntibyari bikinze ngo wenda yari kumubwira ko ariho yaraye. Iwabo wa Germaine barazindukaga kubera ko bari bafite inka ebyiri zikamwa. Se yazindukaga kama imwe na musaza we akazinduka kama indi, mama we nawe ari hafi ariko bogereza ibikoresho byo kubuganizamo amata bamaze gukama.
Uwo munsi nk'ibisanzwe bose barazindutse ariko batanga Germaine kugera hanze. Germaine we byabaga ari ibisanzwe ko nawe azinduka muri ako gaseso agakubura imbuga yose mu gihe yanduye cyangwa agafasha mama w'utwo turimo tworoheje. Bakira aho hanze yasohotse amaso yabaye umutuku aho amarira yagiye amanuka yishushanyije. Bose bamubariza icyarimwe bati wabaye iki Germaine? Germaine wabaye iki? Germaine ati ntimwabyumva. Yabivuze afite ikiniga asubira mu nzu. Yarasohotse agiye gukaraba ngo apfe kujya kwa Mugenga avuga ati reka njye kureba uko uwo mukobwa asa nibyo birampa icyizere. Ninsanga koko yarembye yenda gupfa nibwo ndemera ko batanciye inyuma. Kandi ngomba gusanga ari umukobwa utandusha ubwiza kuko abasore ndabazi. Agisubira mu nzu mama we yahise arambika ibyo yozaga hasi byose aramukurikira asanga Germaine yicaye ku buriri ari kureba muri telefone. Mama we yamubajije icyabaye Germaine aho kumusubiza araturika ararira. Nyina yaramuhobeye Germaine akomeza kurira mu ijwi riranguruye ararira arahogora akomeza kurira kugera ubwo se na musaza we bahumuje agikomeje kurira. Bahise bagana mu cyumba cye bahageze nabwo akomeza kurira. Bihanganyeho iminota nk'ibiri se ahita amuca mu marira aramubwira ati Germaine tubwire icyo ubaye kuko nta kindi kintu turakora ukiri kurira. Tubwire tugufashe uko dushoboye ureke kurira cyangwa tubwire icyo ubaye ukomeze urire kuko biruhura umutima. Germaine yatinyaga se cyane kuko yari umugabo utavugirwamo ufata umwanzuro awufashe. Ibyo yavugaga byabaga ari ibyo. Germaine n'amarira menshi yabahaye telefone aravuga ati nimwisomere. Musaza we niwe wari uzi gusoma aranguriye ati sheri sha uyu munsi nagiye mu ishyamba nk'uko nari narabikubwiye ko nzajya gusenya nako gushaka inkwi nako gutashya ariko ibyambayeho ni agahomamunwa. Sinzi niba urabyumva kuko ntibyoroshye. Nagezemo nsanga umukobwa mu mugozi ari hafi gupfa yimanitse mu giti kirekire cyane. Nuriye nca umugozi ahanuka hasi nko muri metero 3 agwa ku mashoka n'imyambi no mu tubuye none harakomereka aravirirana. Nahise manuka mukura umugozi mu ijosi ngerageza kumukandakanda ntazi niba hari icyo biratanga ngira ngo yongera kurura umwuka ku bw'amahirwe mbona birakunze. Nkimara kumuryamisha ahantu hari utwatsi twiza ngiye guhambira havaga amaraso menshi. Imbwa 7 zahise ziza nazo ndazica ariko rwari urugamba rutoroshye. Imyambi yanjye yari ivunikiyemo kuko byari ibibwa bibyibushye. Izanyuma zo nazishe zibanje kunshira ipantaro imwe muri zigiye kumurya nyikubita ishoke mugwa hejuru. Sinzi niba nabyandika byose ngo ubyumve ariko nuza ndabikubwira byose. Ubarayi iwanjye ameze nabi ugerageze utebuke uzumfashe kumwitaho umuzanire imyenda yawe ahindure iyo yambaye kuko yacikaguritse. Umuzanire n'imiti yo gusiga ku bisebe niba iwanyu ihari. Ntiwibagirwe inkweto kuko ize nazisize mu ishyamba. Ndagukunda urare neza mukundwa Germaine. Musaza we amaze gusoma se yaramubajije ati hanyuma uri kurizwa n'iki? Uwo mukobwa yahise apfa? Nyina nawe ati yo ntumbwire ko yapfuye Germaine. Musaza we nawe ati uriya muhungu agira umutima mwiza none yatabaye umuntu birangira apfuye. Ubu si uwo mukobwa yari uwahe? Mama nimuze duherekeze Germaine ntiyagiye wenyine. Germaine yaragikomeje kurira ariko acyumva ibyo ababyeyi be na musaza we bavuze arabatombokera ati apfa se hari ibyo mwasomye? Ubwo mwigeze musoma ijambo ngo arapfuye? Ntabwo muri kumva ko baraye mu nzu imwe? Se yaramubajije ati none se ari kumuraza hanze uri kumva yari kurara he? Germaine arakaye ati papa nicyo gituma ngira ikibazo sinifuza ko mukimenya kuko murankomeretsa ntabwo munyumva. Nyina yahise amufata ikiganza aramubwira ati mwana wanjye si ukutakumva kuko ntabwo tuba twifuza kukubona ubabaye. Ibyo se avuga nibyo uri kumva ari kurara hehe? Germaine yarongera aturika ararira arababwira ati namwe muri kwigira abana ni gute mutari kumva ko ibi ari ibinyoma bya Mugenga? Asigaye incu inyuma akararana n'abakobwa we mu nzu bakarara basambana byitwa ngo yatanze ako gaka ke ngo ni inkwano. Ubwo ntabwo muri kumva ko amarite tutarana abana mu nzu? Oya simbyumva. Se yahise amubwira ati ceceka aho wagashyano we umukobwa mukuru nkawe yigira ikigoryi bigezaho. Nyina yahise amubwira ati nawe wimubwira n'aba ari babariye wasanga hari ibindi bavuganye kuri telefone wenda bikaba ari byo biri kumuriza. Se yaramubajije ati Germaine uheruka kuvugana na Mugenga ryari uretse ubwo butumwa? Germaine yamusubije ko mbere yo kujya mu ishyamba bari bavuganye kandi ibintu bimeze neza hanyuma kuva ubwo akaba ari bwo amwandikiye amubwira ko yaraye amuca inyuma. Se yararakaye kuko ibyo kumuca inyuma ntibyari biri muri ubwo butumwa Mugenga yanditse kandi yumvaga ko ibyo yakoze byose nta mugabo ugira umutima utabikora. Yahise abwira Germaine ati Mugenga yamaze kuba umukwe wanjye, inzoga twaranyweye, inkwano ziduhaye vuba, harabura iminsi itageze mu kwezi mugasezerana kandi urabizi aho basezeranyiriza ni kure bisaba ibishoro. None wowe uraho urasamye ngo nuko yatabaye umukobwa? Wowe se ntiwatabarwa? Wowe uhuye n'abagizi ba nawe umusore akagutabara wahita urarana nawe? Ariko uzi ko wasanga uri indaya wa mukobwa we? Ubwo bukubaganya hari ubwo uzi kuri Mugenga? Wasanga ari nk'abantu bari bashimusa uwo mukobwa bakajya kumwicira mu ishyamba.
nk'aho watabaye umukunzi wawe akanabona ko ugira umutima urikurira ngo yaguciye inyuma. Ko nta bwenge ugira, umusore yaguca inyuma akaba ari wowe abwira ngo ujye umufashe? Ndavuze ngo karaba vuba ujyane na musaza wawe, ibyo Mugenga yasabye nabyumvise, mama we nabitunganye murangirize rimwe muhite mugenda, nta n'isoni. Aya mata agize ikibazo wambona. Yahise asohoka asubira mu nka ze, yatunganya amata ayabuganiza mu gikoresho yari asanzwe yabuganizamo, ari nako n'abandi bari gukora ibyo ababwiye. Muri icyo gitondo Mugenga nawe yari yabyutse abanza koga kuko yari asa nabi cyane. Yahise ajya kureba wa mukobwa mu cyumba cye, asanga nawe yakangutse, aramusuhuza. Umukobwa yikiriza mu ijwi riri hasi aramubwira ati hangane gato ngo utekere agakoma ugorore mu mihogo. Yagatetse vuba ariko wamusabye kweguka umukobwa biramugora. Mugenga yaramwegereye yicara ku gitanda aramwegura aramwiyegamiza, hanyuma atangira kumunywesha agakoma gake gake. Akimusomesha agakoma amwiyegamije, Germaine na musaza we basohorije hanze. Mugenga ati ni karibu nimuze mu cyumba. Germaine agikinguye icyumba yahise afata bya bintu yari yitwaje abibajugunye mu maso, asubira inyuma asunika musaza we gahasa amunyura hejuru asohoka yiruka cyane. Mugenga yabonye ibibaye yumva bimutunguye atazi ibyo ari byo, ariko wa mukobwa yihuse igikoma kimumenekaho. Wa mukobwa nawe nubwo yasaga n'urembye cyane arwana no kukihanagura ku kuboko we cyari kimumenetseho. Mugenga yegura musaza wa Germaine, bombi bahita basohoka bajya hanze ngo barebe aho Germaine agiye n'icyo abaye. Bageze hanze babonye Germaine ari kurenga, bose biruka nk'umunota umwe bamukurikiye bahamagara ngo Germaine, Germaine garuka, ubaye iki ku isi ugenda? Germaine nawe akomeza kwiruka. Musaza wa Germaine yahise abwira Mugenga ati wavuze ko ufite umurwayi urembye, reka njye kumureba nawe ugerageze urebe ko wagarura Germaine kuko wenda wowe yakumva. Ikindi kandi twese ntitwagenda dusize umuntu udashoboye no kwiyegura mu nzu ari wenyine. Mugenga yakomeje kwiruka inyuma ya Germaine. Germaine arahindukira arahagarara. Mugenga ahita apfukama hasi aravuga ati mukundwa, sinzi icyaha nakoze ariko nukuri mbabarira ugaruke wenda uze kugenda nyuma. Wikora ibyo bintu, mbabarira umbwire ikibazo ufite mugore wanjye. Urabizi tugiye kubana, ni gute ugira ikibazo ukamisha? Germaine nawe n'ikiniga cyinshi ati nanjye nabikekaga, uko nabitekereje niko mbisanze. Ibyo natekereje nibyo Mugenga we, uri indaya. Wararanye n'uriya mukobwa ku buriri bumwe none ubyutse unamunywesha igikoma. Umukobwa mwiza kuriya ni gute murarana warangiza ukantumaho ngo nze ndebe ko wanciye inyuma ku mukobwa mwiza? Nuko andusha ubwiza se? Washakaga kunyereka ko uryamana n'abeza kundusha? Washakaga kunyereka ko mparitse ngo mbyakire tutarabana? Njye sinawe umugore wa kabiri, sinaza ari njye mugore muto. Basi wenda iyo ubikora tumaze umwaka tubana nari kubyumva, none umparitse ari uko watanze inkwano gusa. Urangije urambeshya ngo ntabwo umuzi, ngasanga mupfumbatanye muri gusomeshanya ibikoma kandi warambwiye ko utakinywa. Nibura iyo ureka kubinkorera mu maso, iyo ubikora ariko ntubimbwire, ntubikorere mu maso yanjye. Mugenga yari yumiwe yamuteze amatwi, kandi uko Germaine yamusakurizaga niko yaragipfukamye hasi. Amagambo amwe yari yamutunga, urugero nko kuvuga ko yamubwiye ko atanywa igikoma kandi yarakinywaga atarigeze anabimubwira. Germaine yaracecetse ashatse gukomeza kwiruka asubira iwabo. Mugenga ahita ahaguruka amwiruka inyuma amufata amaboko, mu ijwi rituje ririmo n'agahinda kenshi aramubwira ati Germaine, ndagukunda cyane urabizi. Mu buzima bwanjye nta wundi mukobwa nigeze nkunda nk'uko ngukunda, kandi narabikweretse mfata irembo, ndasaba, ntanga inkwano, ndi gushaka ibyangombwa ngo tujye mu mategeko kuko urabizi ko ari kure. None kuki utanyizera? Uriya mukobwa simuzi, n'ubwa mbere nari mubonye, sinzi aho aturuka, sinzi izina rye, nuko namutabaye gusa. Yewe yaraye mu cyumba cyanjye, ataravuga ko yaraye muri saro ku kirago, cyane ko Germaine yanakinyuzeho mbere yo kwinjira mu cyumba. Ahita amwishikuza aramubwira ati mvaho, winyigiraho indyarya ntacyo ntabonye. Yari akwegamyeho nawe umureba akana ko mu jisho, musomeshanya ku gikoma, none ushaka kongera injiji. Agakawa koye karahari uzaze ugatware, inzoga watuye uzaze uzitware ntabwo ziturusha. Gumana n'umugore wawe njye ndeke, wenda iyo mbasanga muri saro uri kumbeshya nkabyemera, none mwari muri mu cyumba kuryamye mu bituza wapfuye washize. Mugenga yarongera arapfukama ati mu mwanya gusobanurire, nyemerera dusubirane mu nzu urebe ko ntaraye muri saro. Ndabizi bari gushobora kuvuga, ngwino tujye kumubaza kubwire niba ntamukuye mu mugozi. Nakubwira izina ryanjye umenye ko naguciye inyuma kuko nawe ntanze. Nakubwira ko twararanye ukora ibyo ushaka rwose noneho. Germaine yasaga n'utari kumwumva, ahita amusunika n'umujinya mwinshi. Mugenga agwa hasi agaramye dore ko yaranapfukamye, yegutse asanga Germaine yarenze. Yaravuze ati ntabwo nakomeza kumwiruka inyuma, reka nsubire mu rugo nakomeza kwigira kuriya ndahamagara data bukwe mubwire uko bimeze. Akiri mu nzira asubira iwe agenda gahoro gahoro kuko yari yacitse intege kubera ibyo Germaine yari akoze, niko na musaza wa Germaine wari wasubiye inyuma yari ari kwita kuri wa mukobwa.
Umusaza wa Germaine yageze aho bari bamusize asanga umukobwa yababutsaho igikoma cyamumenetseho, kukihanaguraho neza byamunaniye. Yahise amuhanagura, aramwegura, amwegereza ahagana inyuma ku rukuta, yicara ku buriri amukuraho ishuka, abona ibisebe nabyo byatonekaye amaraso yisize ku buriri. Yagize ubwoba bwinshi atangira guhamagara Mugenga avuga ati Mugenga we, banguka uyu muntu atadupfiraho Germaine mureke uwo nguwo niko ateye yarasaze. Mugenga yumvise ijwi rya musaza wa Germaine sheri we ahita avugira kure ati ndaje Blaise we. Musaza wa Germaine niko yitwaga. Mugenga yaje yiruka, ageze mu cyumba we ntiyatungurwa cyane kuko yarabizi ko umukobwa yahanutse hejuru cyane, akagwa mu mabuye no mu ishoka no mu nyambika amukomeretsa, nubwo bitari bikabije cyane byo kuba umuntu yapfa cyangwa ngo igufwa rivunike, ariko byari bisebe buri wese yari kubona akagira ubwoba. Ku bw'amahirwe umukobwa yabashije kuvuga, arababwira ati ninjye witonetse nijoro kuko wari wansizeho imiti ariko iraryana cyane, ndashatse kweguka rero birananira nditoneka, umutwe wo ntukindya cyane ariko kubera ko naguye mbanje kibuno ndumva nsa n'uwavunitse igufwa ry'uruti rw'umugongo, ndi kugerageza kwicara bikananira. Mugenga yarishimye ati ubwo bashije kuvuga Imana ishimwe. Blaise yahise abwira Mugenga ati mugiye uri intwari, nanjye nkugabiye inka nubwo nagiye guhita nyiguha. Nta kutagize pe, njye sinibwiraga ko umuntu umeze atya ashobora no kuvuga. Ikibazo nuko ibyago byiyongereye, dore wasimbutse umumenaho igikoma kiramutwika wirengagije ko ameze atya, ngo ni ukubera ko Germaine yarasubiye inyuma yiruka. Mugenga byaramubabaje, amusaba imbabazi. Umukobwa nawe ahita aturika ararira ati iyo ndeka nkipfirumba nguteje ibi bibazo, kuki koko waje mu ishyamba ukankura mu mugozi, iyo ureka nkipfire. Yararize arahogora. Mugenga na Blaise barebana mu maso, nabo ikiniga kirabafata, amarira ashoka ku matama yabo ari menshi, ariko bihagararaho banga kurira baranguruye. Nka nyuma y'iminota 3 Mugenga yihanaguye amarira, Blaise ahaguruka ku gitanda aramubwira ati ntuzi uko uri kubigenza ngo umwiteho, bari wowe wicara hano turebe ko twamufasha koga kuko ntitwamusiga imiti asa n'abaryo, asa neza ariko yuzuye ivumbi n'ibyondo, reka tumufashe yisukure duhindure n'umwenda wa matera uyuzuye amaraso. Mugenga yumvise ari byo, ahita abwira uwo mukobwa ati nitwa Mugenga, uyitwa Blaise, ni musaza w'umukobwa tugiye kubana vuba, uriya ugeze hano agahita yiruka, nawe yitwa Germaine. Umukobwa yarasubije ati nanjye nitwa Safi. Mugenga na Blaise bigiriye inama yo gutosa igitambaro cyiza, bagenda bamuhanagura aho yanduye, bamuha imyenda we na Germaine bari bazanye, bamuha umwanya agerageza kwiyambika nubwo byamutwaye nk'isaha, hanyuma bamusigiraho imiti. Blaise yaramubwiye ati muvandi, uyu mukobwa ngize amatsiko yo kumenya aho yaturutse n'impamvu yagerageje kwiyahura, ni ukuri sinagenda ntabisobanukiwe. Mugenga yaramubwiye ati nanjye rwose mfite amatsiko. Bemeranyije ko agiye kuhaguma, umukobwa yabasha kuvuga neza yisanzuye, akabasobanurira Blaise akabona gutaha. Uwo munsi Blaise yiriwe aganira na Mugenga amusubiriramo inkuru y'uko umunsi wagenze ubwo yatabaraga Safi, nawe amubwira ibyo yiriwemo, ariko Mugenga akajya anyuzamo akamubaza ati koko Germaine arankunda, kuko uburyo yari yamwitwayeho bwamweretse ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma byanga bikunda. Blaise nawe yamusobanuriye ibyabaye mbere y'uko baza, amubwira ko yari yasaze avuga ko bararanye, hanyuma akomeza agira ati nibyo koko uriya mukobwa ni mwiza kandi aturuka mu muryango ukize, ariko nubwo waba utagira ubwenge ntiwatinyuka kumwegera ngo mukore ibyo Germaine ari gutekereza, kandi uretse n'ibyo ntiwanabitekereza. Narebye ibisebe afite ku matako no ku maboko no mu mugongo no ku nda ngira ubwoba. Umugongo ni ibisebe gusa, icyakora umuti twazanye ndawizeye, ni wowe wavuye papa cyagiye ahanuka mu giti cy'avoka akagwa ku masere bwayo. Bakomeje kuganira, barateka, bararya, kandi baterura Safi bamushyira ku kazuba, yakenera kwiherera bakamufasha bombi, birangira Blaise aharaye. Blaise yararanye na Mugenga muri saro kuri ako karago, agashuka nikana bafataho neza kuko kari gato, Safi nawe arara mu cyumba cya Mugenga. Bukeye mu gitondo Safi yashoboraga kweguka ariko atabasha kwicara neza. Mugenga yabyutse ateka igikoma, Blaise abafasha Safi kukinywa, uretse ko noneho yashoboraga gufata neza agakombe agakomeza akinywesha, mu gihe na Mugenga yari ari guteka ibyo kurya. Yarangije guteka, barya bicaye aho ku gitanda cya Mugenga. Barangije kurya Blaise arababwira ati murabona rero ko iminsi 2 igiye gushira ndi hano, naje ejo hashize none n'uyu n'undi munsi, kandi mu rugo hari utuntu ntararangiza gutunganya. Numvaga naguma hano nkabamfasha Mugenga kwita kuri bimwe kuko umwanya munini azajya amara kwitaho kugera ukize, niyo mpamvu nanjye nzajya nyuzamo nkaza nkamufasha, ariko no mu rugo nta kintu kiri gupfa. Icyo nifuza rero nuko Safi yagerageza basi akatubwira impamvu yari itumye yiyahura, hanyuma agasubira mu rugo mfite icyo mbwira Germaine wasaga ngo muri kumuca inyuma, nibyo ndabwira umusaza ntegereje. Blaise yari umusore ukuze kuko ari mukuru kuri Germaine, nubwo yamurushaga umwaka umwe gusa kuko bababyara indahekana, yanganaga na Mugenga mu myaka. Safi yarababwiye ati cyane cyane Mugenga, nimwumva ibyanjye murumva atarakwiye kumvana mu mugozi, ni ukuri gupfa nibyo binkwiriye,
Yararize ageze aravuga ati ariko singifite ikindi zareka mbabwire. Yaratangiye ati nagiye kwa masenge njyanywe no kumurwaza ku bitaro kuko yari arembye. Kugeraho byasabaga gutega imodoka kuko hari kure. Nari mfite umuhungu nkunda cyane nawe anyereka akankunda. Iwacu bari bamuzi kuko nyine mu rugo yahazaga kenshi yewe akaganira na papa ku nkwano azatanga. Masenge yararwariye mu bitaro arembye cyane mu byumve. Hari igihe umunsi washiraga ntabonye ko mvugana n'uwo mukunzi wanjye, ariko aho mboneye umwanya nkamwiseguraho nkamubwira uko byari bimeze. Namaze amezi 6 murwaje, ariko mu kwezi kwa nyuma gwashize amezi 5 natangiye kujya mpamagara wari umukunzi wanjye ntafate telefone. Hashize ukwezi tutavugana, ariko kubera ukuntu nabaga mfite ibibazo byinshi ngomba kuba ndi iruhande rwa masenge nganira n'abaje kumusura, njya kwishyura imiti, njya kugura indi muri farumasi, mbese sinabitinzeho cyane. Kubw'amahirwe make masenge yarapfuye, mpamagara papa na mama ndabibamenyesha, bazana na musaza wanjye mu modoka kuko iwacu twagiraga imodoka. Nuko baraza turashyingura dukora ikiriyo turakirangiza. Kandi ubwo sinari nzi bijya mbere ku mukunzi wanjye kuko ntiyarakimpamagara, nanjye namuhamagara ntayifate. Nari naratuje mvuga nti ningero nzajya kumureba. Dusoje ikiriyo papa yambwiye ko ashaka kunjyana ahantu nkajya kuruhuka mu mutwe. Uko twari bane, njyewe, papa, mama na musaza wanjye, twagiye ahantu heza nifuzaga kujya kera, ahantu hegereye ku mazi nyine, hafi yaho hari hoteli abaza kuhasura bararamo. Twagezeyo turara ijoro rya mbere, irya kabiri. Ku munsi wa gatatu papa na mama barambwira bati mwana wacu turabizi ko ukunda Mariko, ariko mwikuremo nubwo bitoroshye. Twajyaga twumva ngo hari umukobwa uza bakararana rimwe na rimwe ntitubyemere, ariko byaradutunguye baduhamagara ngo tujye gutabara abakobwa bari baharwaniye. Umwe yaraje harara iminsi 2, muri iryo joro haza undi nawe ngo waruje kuharara amutunguye. Bombi barwanye bapfa ko umwe yatwaye undi umugabo. Mu guhurura kwacu tujye no gutabara nyine nibwo bose babishyize hanze bavuga ukuntu bajyaga baza kuharara, buri umwe avuga ko atarazi kamuca inyuma. Nkatwe ababyeyi bawe twarumiwe, nawe yatubonye mu baje gutabara arumirwa, kuva ubwo ntitwongera kumuvugisha. Papa na mama bakimara kubimbwira nahise numva ntaye ubwenge, ndababara cyane, bagerageza kunturisha uko bashoboye. Iryo joro naraye ndirabunkeraho, ariko nta kundi nari kugira uretse kubyakira. Icyatumye rero njya kwiyahura si icyo kuko wenda umusore nari kuzabona undi nkunda. Mu gitondo twagombaga kujya gutembera ahandi hantu. Twazindutse nka saa 10 z'ijoro, papa na mama na musaza wanjye bajya mu modoka, njye nsigara nkusanya ibintu byanjye kuko byari byandagaye. Bo bantegerereza hanze kuko nari naraye ndira nigaragura ngo mpaye Mariko yanciye inyuma. Naje nihuta ngo ninjire mu modoka, gusa nsanga yahise arira, none havuze induru. Umugenga na Blaise barumirwa ariko baramureka bati kurira biraruhura. Yamaze kurira arababwira ati nuko nsanga bose bari kuvirirana amaraso ari menshi. Abari bamaze kubambura ibyabo byose banasize babishe bose uko bari 3. Akivuga ibyo bose baratangaye bati ibyo twabyumvise mu makuru bavuga ko imirambo 3 yasanzwe mu modoka, bavuga ko imodoka ibitse kuri polisi, ko ntihaboneka umuntu w'umuryango wabo azajya gufata imirambo bitarenze icyumweru byatenda igashyingurwa mu bundi buryo. Ngo kandi imodoka iri kuri polisi nayo nta kibazo ifite. Umugenga yaravuze ati numvise bavuzemo umugabo witwa Mateusi, umugore yitwa Kanzayire, umuhungu yitwa Blaise. Yahise avuga ati nanjye izina ndaryibagiwe, ariko ngo ababishe bari kubakurikirana, ntutubwire ko ari bo babyeyi wawe. Safi yahise ababwira ati abo ni ababyeyi banjye. Yararize, noneho umugenga na Blaise babyumvise nabi ikiniga kirabafata, gusa birinda kurira amarira atemba ku matama, noneho ahubwo atemba ajya mu nda. Mu marira menshi n'ikiniga yakomeje agira ati nyimara kubona imirambo yabo n'amaraso avirirana, guhera izo saa 10 nirutse ntazi aho ngiye. Nageze aho nibuka ko hari ishyamba papa yigeze kuza kutwereka mu modoka tukarirebera kure kuko twabuze umuhanda mwiza wo kuritugezaho, tukanatinya kurijyamo n'amaguru kubera ko twari tuzi ko habamo intare, impyisi, ingwe, ibisamagwe, ibirura, uretse ko byari bigiye no kurya mugenga, dutinya kurijyamo. Nigiriye inama yo kurijyamo mvuga nti reka ndijyemo ndibwe n'imwe muri izo nyamaswa atazagira n'ubona umurambo wanjye. Nageze mu ishyamba nkoze urugendo nk'urw'amasaha 7 kuko nagezemo hagati nka saa 5 z'amanywa. Nkigeramo nicaye iruhande rw'umugezi ntekereza ko harazi ngo nikandya ntiyaza, bwije ndaharara. Naravugaga nti wenda hari ubwo naribwa n'inyamaswa ndyamye. Bukiye mu gitondo nibwo nakangutse ntapfuye. Byarambabaje kuba nta nyamaswa yandiye, ntegereje kwinaga mu mazi atemba numva natinda gupfa. Nibazaga ukuntu ngiye kubaho abo nkunda bose bapfuye, n'umukunzi wanjye yarancaga inyuma tutagikundana. Nuko mpitamo gufata ikote ryanjye nari nitwaje mu gakapa nkuramo umugozi muremure, ndangije ndakajugunya, nkajugunyana na telefone n'amafaranga n'ibyangombwa byose, mbese nakajugunya harimo ibintu byose bindanga. Kurira igiti byarangoye, ariko kubera ko nashaka gupfa narabishoboye, ngera muri metero nkenye mazirika umugozi ndakomeza, mpita nshyiramo ijosi, ntangiye gutera imigeri. Umugenga ahita aza arawuca, amanuka hasi,
ngwa mu bikoresho bye no mu mabuye, ankura umugozi mu ijosi, ndongera ndahumeka. Akira imbwa nyinshi zaraje arwana nazo, njye nataye ubwenge, gusa nazumvaga zimoka. Narumvaga nubwo nabaga mpumirije ntashaka kurebana n'umuntu mbujije kwipfira. Ubwo rero akimara kunkuramo yanzanye hano, anyitaho, avura ibisebe, na n'ubu rero bose barumiwe, agahinda karabica, ariko Safi yari yatuje ari kuvuga akomeye, amarira yashize. Blaise na Mugenga baramwihanganishije, bamubwira ko azamubera umuryango mushya, bakamwitaho kugeza igihe azumva ashaka gusubira iwabo, akita ku mitungo yasigiwe n'ababyeyi be. Blaise yaratashye, ariko ababwira ko aragaruka ku munsi ukurikira. Mu nzira yagendaga avuga ati, mbega umukobwa mwiza, noneho wabona n'abakire bigezaho. Umva ko nta mukobwa nkunda, uriya we namurebye mu maso nkinjira mpita mukunda. Urekane n'abakobwa bacu bahoramo nka no mu byarire. Mbega umwana ufite uruhu rwiza we, aranyerera. Hariya hantu nzakomeza njyeyo. Ahubwo ejo ndashuka Mugenga tugiye gushaka telefoni y'uriya mukobwa mu ishyamba, ntangire mwiyegereza azambere umugore. Uri icyo akeneye ni urukundo, nta kindi. Ngomba kumuba hafi, ahubwo no kuhagira ngo mushiki wanjye Germaine yaroze Mugenga. Ngende uriya mukobwa namutereta, ariko ndi umusazi. Yange mushiki wanjye se, abikoze ahubwo namwica ntiyantwara umukobwa nk'uriya. Blaise yageze mu rugo asanga Germaine atarigeze ataha. Bamubajije ahari, ababwira ibyabaye byose birababaza, ariko baravuga batubwagiye kurara muri za nshuti ze ahora asura buri munsi. Turamumenyereye n'ubundi inshuro nyinshi arara hano mu cyumweru nenye, indi minsi aba ari mu nshuti ze maye. Gusa niho ibyo kwanga Mugenga nzamwivugana. Uwo ni se wari ubivuze. Basubiyemo inkuru ya Safi, bavuga ukuntu byavuzwe ku maradiyo ndetse bikaba biri no kunyuzwa ku matangazo. Blaise yiyemeza kuza gutega amatwi amatangazo ngo yumve ko babisubiramo. Iwabo bababajwe n'ibyabaye kuri uwo mukobwa witwa Safi, bashimira Mugenga cyane kuko yamutabaye. Blaise we kubera urukundo yari yamukunze, yumvaga ibyamubaye hari Imana yabikoze kugira ngo ikunde bahuze, kuko yari yizeye ko byanze bikunze azamubera umugore bakabana mu mitungo yasigiwe n'iwabo. Yaravugaga ati umuntu wari ugiye kwiyahura ntazanyanga. Mu gitondo yasubiye kwa Mugenga asanga noneho umukobwa ari kugerageza kugendera ku kabando. Blaise yasabye Mugenga ko bakinga umuryango umwe w'igikoni akaba ari hazajya arara aho kurara muri salo. Yari yamuzaniye akamatera n'amashuka, Mugenga arishima bashyiramo urugi barahasasa. Blaise yabikoze kuko yatekerezaga ko hari ubwo Mugenga yazabyuka ari nijoro akaba yajya kuryamana n'uwo mukobwa. Gusa Mugenga ntiyabitekerezaga. Bamaze kuhatunganya basiga Safi mu rugo, bagenda bihuta bajya gushakisha cya gikapa mu ishyamba. Blaise yasanze koko Mugenga yarishe za mbwa, abona na rya kote yari yakozemo umugozi, bakomeza gushakisha, ariko Blaise afite ubwoba kuko yumvaga amajwi y'ibinyamaswa atazi kure cyane mu ishyamba, akavuga ati wasanga bituriye. Barashatse kubw'amahirwe bageze aho babona ka gakapa, basangamo amafaranga menshi na telefone ihenze cyane n'ibyangombwa byose bya Safi, kandi kuko amazina yari yababwiye byari bihuje n'ayari ari ku ndangamuntu. Basubiyeyo, Blaise asubira iwabo kandi yirinda no gusaba Mugenga kuri ayo mafaranga. Yaramubwiye ati yakoresha umwitaho cyangwa uzayamubikira azayategeshe nagera kuri kaburimbo atashye. Uwo munsi Mugenga yahamagaye Germaine avuga ati ubu wenda agahinda karashize, kandi Blaise yamusobanuriye uko bimeze. Gusa ntiyarazi ko atigeze ataha iwabo. Yahamagaye telefoni ye ntiyacamo, bituma agira agahinda kenshi cyane ku buryo Safi yamuhumurije, Mugenga nawe akamubwira iby'umubano we wose. Yarongera amuhamagara noneho icamo, ayifasha amubwira ko yishakiye undi mugabo akamuharira umugore yari yashatse. Ibi byose Safi nawe yarabyumvaga. Yihanganishije Mugenga, ariko Mugenga agahinda kanga gushira. Yarababajwe n'ayo magambo kandi yaratanze inkwano, noneho na Blaise bakaba bamaranye iminsi atarabimubwira. Iryo joro yari adasinziriye atekereza ukuntu yasabyaga ko agakora byose, haburaga iminsi mike bagakora ubukwe bakabana, kubyakira biramunanira. Safi yibutse ko yari afite agahinda, nijoro arabyuka aramukomangira, aza muri salo baraganira, amubwira ubuzima bwose yakuriyemo, aramusetsa cyane bituma atangira kwibagirwa Germaine. Safi yaramubwiye ati waranabaye, unyereka urukundo utanze, rero sinifuza kukubona ubabaye. Safi yari ari kugenda akira, ibisebe biri kuma, atakigendera ku gakoni. Bwakeye bakiganira na Blaise ahita ahagera. Mugenga yaratangiye kwibaza niba koko Blaise ari impuhwe yagize gusa, kuko yahazaga buri munsi akahirirwa kandi iwabo hari kure. Gusa ntiyabitinzeho, yakomeje kujya haza, ukwezi gushira ari uko bimeze. Bari basigaye bakorana imirimo, bakajyana muri rya shyamba bakazana ibiti, rimwe na rimwe Safi akabaherekeza. Iwabo wa Blaise bari barabuze icyo babwira Mugenga uretse kumuhamagara bakamusaba imbabazi ku byabaye, bakamubwira ko nabo batazi ahari. Gusa Mugenga akababwira ko ari nta kundi azabyakira, Imana nimushoboza. Hashize ukwezi n'iminsi mike, kwa kwezi kw'imvura kugiye kugera, Safi yaherekeje Mugenga na Blaise mu ishyamba bagiye gutema ibindi biti. Bari bararitinyutse batakiritinya, n'abandi baturage basigaye babisunga bakajyanayo. Gusa uwo munsi bari batatu bonyine. Batemye ibiti bashobora gutwara. Mugenga ageze ahasaba Blaise kuba ari kumwe na Safi agashakishamo agati kagororotse yakoramo agakoni keza.
Uko yagendaga agashakisha, Blaise yatangiye kuganiriza Safi, amwibutsa ukuntu yari ameze ku munsi wa mbere akimubona, amubwira ko yamukunze. Yaramubwiye ati Safi, nahise mbona uri umukobwa mwiza, numvaga ntatanga abari njye uzajya ukwitaho nkwiyegamije, numvaga nishimiye kugufata kuriya. Mbabarire nimvuga nabi kuko nakwiyegamizaga urwaye utameze neza. Ntabwo nari mbyishimiye ko urwaye, ariko numvaga nyuzwe no kugukoraho. Inshuro zose naje kwa Mugenga ni ukubera urukundo nagukunze nkikubona. Nakunze uko uteye, uko useka, uko uvuga, mbese ubwiza bwawe n'imico yawe numva bihuza nuko nifuza. Nzi ko ukeneye umuntu ugukunda by'ukuri, uwo muntu ni njye rero. Ndahari ngo ngukunde kuruta uko ubitekereza, nkube hafi nkwibagiza agahinda wagize, akandi ngufashe tukagira akacu twembi. Ni ukuri ndagukunda kandi mbabarira unyemerere icyo ngusaba, uzambere umugore w'inzozi zanjye. Safi yamurebye mu maso ataramusubiza, Mugenga ahita ahinguka. Yaramubwiye ati igihe mbanze bitekerezeho nzagusubiza twiherereye. Mugenga atari kutwumva kuko sinagusubiza yumva wowe wabimbwiye atumva. Bahise bijijisha bakomeza kuganira ibindi. Mugenga yari yabonye agakoni keza nk'ako yifuzaga, hanyuma baterura ibiti bari batemye, buri wese icyo ashoboye basubira mu rugo. Bagendaga baganira bishimye, bakibagirwa ko bafite imitwaro, bagashiduka bageze mu rugo. Mugenga yari amaze kwiyakira, bibona ko Germaine yamwanze burundu, yewe yaranakiriye ko yashakanye n'undi mugabo. Kuri uwo mugoroba ari mu gikoni na Safi ari kumufasha, yatangiye kumuganiriza afite akanyamuneza kadasanzwe. Bakomeza kuganira bishimye, ibyo kurya bihiye bararura barasangira. Mbere yo kujya kuryama, Mugenga aratangira ati Safi, wari uzi ukuntu iminsi tumaranye wahinduye ubuzima bwanjye. Ni ukuri waje mu bihe nari ngukeneye. Iyo ataba wowe nanjye mba naragerageje kwiyahura nk'uko wari ugiye kubigenza. Safi yahise amubwira ati ahubwo ninjye wahinduriye ubuzima, watumye ntapfa kandi narigeze ku munota wa nyuma. Iyo ataba wowe mba narapfuye. Mugenga aramubajije ati ubu se ntukibitekereza? Safi aramubwira ati oya rwose byamvuyemo, ahubwo ubu ndumva naramaze gutoza, ngiye kujya iwacu nite ku mitungo basize, ngaruze iyo modoka, banyereka ko bashyinguye ababyeyi banjye, mbese byose mbikore mbisubize ku murongo. Mugenga yaramushimiye, aramubwira ati nishimiye ko wenda ntabaye umuntu wari ugiye gupfa. Byanatumye menye ko Germaine atankundaga, akinyanga ngo ndoka kubonye iwanjye numvise nakwiyahura, ariko wowe na Blaise mumba hafi, nanjye nimwe nkesha ubu buzima pe. Safi yamusabye imbabazi ati Mugenga, ndabizi kandi njye watumye uriya mukobwa kwanga kuko yatekereje ko umuca inyuma, kandi rwose yarakubeshye pe. Gusa iyo utankura mu ishyamba ngo nzane hano mukiri kumwe, ninjye watumye mushwana, rwose umbabarire. Mugenga aramubwiye ati humura, buriya ntero wanjye kuko yaba ashaka kubaka ariko ntega amatwi nk'uko musaza we Blaise yabigenje, akabanza gusuzuma ko ibyo mubwira ari ukuri, yabona mubeshya akabona kunyanga. None sinzi niba nakomeza kubabazwa nawe kandi yaranishakiye undi mugabo. Buriya yari kuzagenda no mu bundi buryo atitwaje ngo nuko waje iwanjye. None se uwo mukunzi yahise ashaka uwo mwanya yamukuye. N'ubundi yari asanzwe antendeka, ubwo yari asanzwe afite abandi bakunzi. Ariko ikibazo nibaza ni ukuntu twagize igihe cyo gufata irembo, tukagera igihe cyo gusaba no gukwa, nyine ibintu byose tugatangira kubikora kandi abizi ko afite undi mukunzi. Naho ubundi kugenda bwo n'ubundi yari kugenda, n'ubundi ubwo ntiyari uwanjye, ntiyari yarandemewe, kuko nta kuntu umuntu waba warafashe irembo, warasabye, warakoye, hasigaye kujya mu murenge gusa ngo aza kubonana n'umukobwa gusa ngo nyine ngo uhite wumva ngo yashatse undi mugabo nta n'ukwezi gushize. Ntabwo mbyumva pe, ntabwo mba mbyumva, mba numva ko atari uwanjye. Safi yarishimye kuko ariyumvise ko noneho Mugenga yamaze kwiyakira. Mugenga adatindiganyije yahise amubwira ati Imana niyo yampuje nawe ngo uzundinde ibikomere byose Germaine yari kuzantera. Yarabibonye ko yenda kumbabazi kunyoboraho. Ni ukuri watumye niyumvamo undi muntu. Nizera ko unzi wese uko mbayeho warabibonye kandi nzi ko wamaze kubona ko ntaho nguhisha. Uko mbayeho warabibonye kandi nzi ko wamaze kubona ko ntacyo ngukinga. Rero nta wundi muntu nifuza kugirana umubano nawe uruta uwo nagiranye nawe. Nari naririnze kubivuga kuko wari gukeka ko mbitewe n'agahinda natewe na Germaine, ariko uyu niwo mwanya ngo nkubwire ko ngukunda. Ubinyemereye wambere umukunzi tugatangira gutegura uko twabana nk'umugabo n'umugore. Ni ukuri ndagukunda kandi iyo nibwije ukuri numva ari urukundo atari ibindi. Ndagukunda Safi kandi ndakomeje. Safi yaramwenyura amubwira ati Mugenga, uri umusore mwiza buri wese yakwifuza mu buzima bwe. Uri umusore mwiza ufite umutima mwiza kandi kubana nawe ntako bisa. Reka tujye kuryama, nzakubwira icyo mbitekerezaho ku munsi w'ejo, kandi humura uryame utuje. Bagiye kuryama, Mugenga mu gikoni, Safi mu cyumba cyo mu nzu. Safi yari yatekereza ati Blaise niwe wambwiye ko ankunda mbere, ariko Mugenga niwe wanyeretse urukundo bwa mbere. Iyo ntamugira mba narapfuye.
kandi ubona agaruye icyifuzo cyo kubaho, n'uwambwira ibyo kwiyahura namumerera nabi. Blaise nawe yaritanze, yanguriye imyenda yo guhindura, ngurira inkweto, yanzaniraga impano, mbese yambaye hafi pe. Bose bakwiriye gukundwa, ariko sinakwicamo ibice bibiri. Icyakora uwo niyumvamo cyane ni Mugenga, kuko uretse no kuba yarantabaye ariko anateye neza. Ariko nanone Blaise nawe ni mwiza bihagije pe. Ninkunda umwe undi azarakara bashwane kandi baramenye nyuma. Narasanze bose ari inshuti. Nkunze Blaise ndabahimukiye Mugenga wantabaye, kandi ninkunda Mugenga Blaise azamurakarira bashwane. Ikindi sinzi ko umutima wa Mugenga wabarakize, kuko nta mezi 3 ashize umukobwa bari bagiye kubana bashwanye. Ikibazo nuko yamwanze kubera njye. Ubu se ndabigirane, byanga bikunda umwe muri aba basore tugomba kubana, kuko nibo bantu nabonye bakigira imitima mizima. Ngiye gusubira iwacu nta n'umwe ubizi. Ngiye kugenda muri iri joro, buracya nageze iwacu kandi bose barisanga nagiye ntabasubije. Nta nimero yanjye nigeze mbaha, ariko izabo bombi ndazifite. Nemera ko impuhwe zitandukanye n'urukundo, wasanga bose ari impuhwe bangirira, cyangwa bakabiterwa no guhora bambona, cyangwa kubera ko bumvise ko iwacu bari abakire, bakaba bifuza kuva muri iki cyaro bakaza tukabana iwacu hateye imbere. Niyo mpamvu ngomba kugenda nta n'umwe nsubije, nta n'umwe nsezeye, nta n'umwe mbwiye. Uwo nzabona mbere kandi bitabaye ngombwa akabanza kumpamagara kuri telefoni, uwo niwe tuzabana. Uwo mwanya yahise afata agakapu ke, cyane ko kari kakirimo y'amafaranga yose uko yakabaye, kandi hakaba hari andi yari ari kuri telefoni, aryamaho gato ategereje ko saa 8 z'ijoro zigera akigendera. Zarageze arabyuka, akingura urugi gake gake, asohoka mu gipangu cya Mugenga, iryo joro yerekeza iwabo. Mu gitondo cya kare Blaise yarahageze nka saa 9, asanga Mugenga atarabyuka ari ku rugi rwo ku irembo rukinguye. Blaise ati kuki mwarayimba udafunze se noneho? Mugenga ati twabyibagiwe ahari, ariko ndi kwibuka ko narayimfunze, ubwo sinzi uko byagenze. Blaise aramubwiye ati none se hariya hari hafungiye inyuma, dore hariho ingufuri n'imfunguzo, usigaye urara umukingiranye? Mugenga yaratunguye, bahita bafungura, bahamagara Safi baramubura. Bajyanye mu cyumba yararagamo basanga ntawe urimo. Basohotse hanze baramushakisha baramubura, barambiwe bashaka kumuhamagara kuri telefoni, bose basanga nta n'umwe wabitse nimero ye. Baravuze bati reka tumutegerezeho akanya gato, nitumubura dushakisha ikindi twakora. Bakiganira, uwo ariko basibuka wa Mugenga akaba ari wese wa Germaine na Blaise yahamagaye Mugenga amubwira inkuru nziza. Yaramubwiye ati Germaine ntiyigeze ashaka, yari yarakubeshye, yari yarahungiye ku nshuti ye, ndakoreka muhe telefone akwibwirira. Germaine yabanje kumusaba imbabazi amubwira ati mbabarira Mugenga, ni ukuri narakubeshye sinigeze nshaka na rimwe, nabaga kwa masenge naramubujije kuzabibwira abiwacu. Ni ukuri ndagukunda kandi nifuza ko tubana, ariko kwakira kuri kubana n'uwo mukobwa mu nzu imwe, numvise hari igihe mwazanca inyuma kubyakira birananira, kandi uwo ukunda ugomba no kumufuhira nubwo njyewe nakabije. Ni ukuri narahubutse nkwitwaraho nabi, mbabarira dusubukure gahunda zacu. Mugenga aribajije ati naheraho imyizera, wasanga ahubwo bamwirukanye mu nzu. Ikindi namaze kubwira Safi ko mukunda, kandi niwe mwiza ahantu hose kurusha Germaine. Ndakwanze ntivamo ndagukunze, ariko se ndabigira nte ko namaze gutanga inkwano? Ariko yanyenze ku mugaragaro, bose barabizi ko yashatse undi mugabo. Reka mubwire ko muze ndamuvugisha ari uko mbonye Safi. Ibi ni byatekerezaga. Yahise abwira Germaine ati noneho rero dore uko tugiye kubigenza, ubu ndi kumwe na musaza wawe, reka tubanze turangize ibyo turimo, ndahita nguhamagara. Blaise yumvise yishimiye ko mushiki we atigeze ashaka. Yatangiye gutekereza ati byanga bikunda noneho ndamutsindiye. Mugenga akunda Germaine ndabizi, ubu bagiye kubana Safi musigarane. Nubwo yaba yaratangiye kumwiyumvamo, ubwo Germaine aje bigiye kuba byiza aramwikuramo. Najyaga nibaza ukuntu bizagenda ninkundana na Safi, kandi wenda na Mugenga mukunda kuko Germaine yamwanze. Ariko ndakora ibishoboka byose Germaine na Mugenga bahite babana, mbona uko nkundana na Safi ntuje. Mugenga aramubwiye ati kutavuga se bre, uhangayikishijwe na Safi? Nanjye ndamuhangayikiye. Bategereje Safi saha baramubura. Mugenga yasubiye mu cyumba asanga arimo imyenda mike, agakapu kadahari, aravuga ati birashoboka ko uyu mukobwa atari hafa. Baramushatse baramubura, bashaka inyuma y'inzu baramubura, bashakira mu bikoni bidafunze baramubura. Blaise atangira kurakarira Mugenga aramubwira ati cyangwa wamuhemukiye utuma agenda? Mbwira ko utashatse ko muryamana akabyanga agahitamo kuguhunga. Kandi koko Germaine yavugaga ukuri. Muge habaye ikiri joro. Mugenga nawe yumvise arakajwe n'ayo magambo, gusa arihangana yanga kumwereka ko amurakariye, aramubwira ati iri joro nta cyabaye, sinamukozeho kandi ibyo bintu munkekera sibyo, sinaruta ngerageza kumusaba ko turyamana, ubwo se naba naramumariye iki? Ikindi izo ngeso sinzigenderamo, iyo mba ndubikora nari guhera kuri Germaine twakundanaga. Bamaze iminota 10 batavugana. Mugenga asa n'uwiyungiye agatekereza aravuga ati cyangwa yasubiye kwiyahura.
ubundi koko ubu byamuvuyemo? Blaise yabitekereje ati kandi koko umuntu wabuze se akabura nyina na musaza we akimara gupfusha nyirasenge kandi ntanabashyingure, ibyo byose bikaba kimenya ko umukunzi wamuca inyuma, sinzi ko byahita bimushiramo aka kanya. Wasanga ahubwo yasubiye muri rya shyamba koko. Uwo mwanya bahise berekeza muri rya shyamba, aho bagendaga amasaha 2 cyangwa arenga, mu minota 50 bari barigezemo. Bahageraga cyane ariko biyemeza kumushakisha, umwe ku ruhande rumwe n'undi ku rundi. Baramushatse bubiriraho, umwijima utangiye kuza basubira mu rugo. Kuri telefone Germaine yari yahamagaye Mugenga inshuro nyinshi, ariko Mugenga yabibonye ananiwe abura uko amuhamagara. Baratashye bose barara kwa Mugenga, bukeye basubira muri rya shyamba. Zimwe mu nyamaswa bahuriragamo nazo zarabahungaga kuko ubwoba bwari bwashize. Bakomeje gushakisha, saa sita zibagereraho, bageze aho bemeza ko yiyahuye mu mugezi. Batinye kuwujyamo bavuga bati natwe tutaribwa n'ingona cyangwa tukarohama. Bafata inzira buri wese asubira mu rugo. Mugenga iwe, Blaise wawe. Ndagushimiye kuba ugeze ku musozo w'iyi nkuru. Iyi nkuru ntirangiye ariko twanze kubarambira, turavuga tutireka tuyigarukiriza. Niba ugize amatsiko ukibaza bimwe mu bibazo bikurikira, wandike muri comment ko wifuza igice cya 2. Igitekerezo cyawe tuzacyubaha, ubutaha tuzagiheraho. Ese aho Mugenga yaba yarababariye Germaine? Ese koko Germaine ntabwo yari yashatse cyangwa koko yaravuye mu nzu? Ese aho niyaba ari mu bakobwa babiri bashwaniye kuba ari umukunzi wa Safi ari we Mariko? None se koko Safi yageze iwabo amahoro? Yakiriye ate amakuru yahasanze? Yasubiranye imitungo y'iwabo se ko yari amaze iminsi myinshi yibera kwa Mugenga? Yaba yarongeye guhura na Mariko? Ese Blaise na Mugenga bongeye kumubona? Niba baramubonye se ninde yemereye urukundo? Ese aho waba warakoze subscribe kuri uyu muyoboro? Waba wakunze iyi nkuru se? Kuki utayisangiza mugenzi wawe? Ese wari uzi ko dukunda cyane igitekerezo cyawe? Ni ukuri uri uwo gushimirwa. Niba wifuza igice cya 2 usiga igitekerezo cyawe, tuzakibaha rwose dushingiye ku bitekerezo byanyu.